Hi guys, welcome to Barbie's Kitchen. Uyu munsi turabategurira fried rice cyangwa se umuceri uvanze n'ibirungo. Muri fried rice turakoresha celery, igice cya poivro, karoti n'igice n'igitunguru. Hano hari n'umuceri, umunyu, curry powder, black pepper, sauce tomate n'amavuta. Tugiye gutangira dukata ibirungo byacu kuko already birasukuye. Dukata celery mu duce dutoya. Kugira ngo mu muceri zize kugaragara neza. Turangiza tukate poivro, nayo turayikata mu duce duto. Turangiza tukate na karoti. Turangiza tukate karoti mu duce duto. Kugira ngo zitaza kuba nini kurusha umuceri. Ndangije ngata n'igitunguru. Nacyo ndagikata mu duce duto. Ngeze nkate n'ikindi gice. Ubu ngubu ngiye kuronga umuceri wacu.
ngo imyanda ive. Ubu ngubu isafuriya ndi gutekeremo nshyiremo amazi. Ngize nshyiremo umunyu muke. Niturangiza dupfundikire dutegereze ko amazi yacu ashya. Tugiye kureba ko amazi yacu yahiye. Niturangiza dushyiremo umuceri. Niturangiza dupfundikireho gake. Ngiye gufata sosi tomate nkeya nshyiremo amazi bivange kugira ngo nibijya mu muceri sosi tomate ntizi kuba ifashe cyane. Ubu ngubu tugiye kureba umuceri wacu niba wahiye. Turangiza tuzimye. Tugiye gucana. Shyiramo amavuta. Niturangiza dushyiremo karoti zacu. Turangiza dushyiremo puwavuro. Turangiza dushyiremo ibitunguru byacu. Turangiza dushyiremo sosi tomate.
turangiza dushyiremo umunyu. Nashyizemo gake kuko no mu muceri twari twashyizemo undi. Shyiremo black pepper. Na curry powder. Ariko utayifite wakoresha turmeric. Turangiza dushyiramo umuceri wacu. Ndi kubivanga kugira ngo ibirungo n'umuceri byose bivangike. No kugira ngo ibirungo byose nashyizemo bijye mu muceri. Ndangiza nshyiremo seleri. Ibiryo byacu byabaye ready, tugiye kubizimya. Ubu ngubu tugiye kwarura umuceri wacu. Turabanza tuwushyira mu kaboro. Impamvu tugiye kuwushyira mu kaboro ni ukugira ngo ugire shape nziza. Turangiza twubike akaboro ku isahani, dukubite hejuru. Ubwo ibiryo byacu bimaze gutungana, twajya ku meza.
umuceri wacu uraryoshye cyane. Namwe ndizera ko muzabigerageza mukayandikira ibisubizo byanyu muri comment section. Don't forget to subscribe, like and share. Bye.